uyu mutipe ngo yagize acyo yumva ari gushaka imibonano ariko ngo yumva atahita abona umukobwa hafi aho ngo ko nawe yabona yamuca amafaranga kandi ntayafite. Areba inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti kidahomye, areba no ku nzira abona ngo nta bantu bari kugenda hafi aho, ngo ahita atekereza ko nta bantu bari buze kuhagenda vuba. Yegera inka arayagaza ngo gake igeze aho iratuza iramwemerera. Ubwo yaratuje nyine uko biri kose uko inka ziteye sibyo nayo ni ikiremwa kandi burya ari inka ari ibindi biremwa iyo umuntu wari we wese ubona ko ari umugwaneza kuri cyo uko biri kose kiratuza. Nguko rero inka iratuje. We mu mutwe washyiramo ko inka yemeye ngiremera ngaho arayurira ku buryo hari n'abagore bamubonye ari hejuru y'inka bafite ishashe baramwamagana reka da amatira ngo n'abantu abagore bahuruza abantu baraza ngo baramwamagirira abese amera nk'aho atanabumva 30 minutes ari hejuru y'inka ari kwikorera ibya mfurambi ntabwo yamuretse ubwo nyine yumvaga arimo kuyagaza ariko mbwiza ukuri birangira bamutaye muri yombi.